ubutumwa bwiza bw'ukuri buvuga imbabazi n'ubuntu buboneka muri Kristo Yesu. Yesu ubuzima bwe yego yaraje akiza abantu, yego yakoze ibitangaza, yego yari umwigisha ukomeye, ariko icyari cyamuzanye icy'ingenzi byari gukiza abanyabyaha. Nta kintu kibabaje nko kubona umuntu avuga ko agiye kuvuga inkuru ya Yesu, ariko yavuga Yesu agasiga umunyabyaha yumva Imana itamwakira. Uri hano urimo kumva cyangwa se urimo gukurikira online, ukumva aya magambo ukumva ko nawe ibyaha byawe ntabwo Yesu yakwakira, ariko aya magambo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga ntiwabwira ko nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagusanga, nta hantu Imana itagukiza, nta byaha byawe ufite Imana itakubabarira. Timoteyo wa mbere igice cya mbere 12-17. Ndashimira Kristo Yesu Umwami wacu wambashishije, yuko yatekereje ko ndi kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'Umwami wacu bwarushijeho kumusabirizwa bufatanyijwe no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo Njye w'imbere. Ariko icyatumye babarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekane muri Njye uw'imbere kwihangana kwe kose, mumbe icyitegererezo cy'abamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Imana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Imana cyane kuri uyu munsi. Thank God for this day. Namahirwe tubonye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. The chance we have been given again to share His word. Reka umugensenge. We pray again. Mana nziza, turagushima ko ariho waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tukumenye, kugira ngo tumenye ubutumwa bwawe bwiza, tumenye inzira yawe y'agakiza. Reka ukingure imitima yacu, Mwuka wera twemeze ijambo ryawe. Reka twibone nuko turi koko kandi tubone na Yesu uwo ari mu buzima bwacu. Reka uyu munsi twizuze ishimwe kubw'ibyo wakoze, uduhe umwanya umunezero wo kuba tugushimira uyu munsi kubw'agakiza kawe. Reka amagambo tugiye kumvira hano amanuke mu mitima yacu, utegure imitima yacu y'ubutaka bwiza, ubasha kwakira neza ijambo ryawe no kwera imbuto nyuma kuryumva. Nshimwe kuzora ibyawe no mu mateka ryose. Amen. Uyu munsi turimo kureba urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere. We are continuing with the series in 1 Timothy. Turaza kwibanda cyane cyane ku murongo wa 12 igice cya mbere kugeza ku murongo wa 17. Focus on verse 12 to 17 of the first chapter. Sinzi ko mu buzima bwanyu busanzwe imiryango yanyu nzi n'iyo nanjye mbamo, kuko hari intambara dukunda kurwana y'abantu bo muri generasiyo y'abantu bakuze natwe abajene. I don't know whether families are similar to mine. There is a struggle between those who are older and the younger generation. Aho usanga hari intangagaciro zabo bashaka ko tugaragaza mu buzima bwacu, ntabwo bumva ibintu bashaka ko kubona natwe nyine tubigaragaza. There are some values they want us to be displaying. They want us to be living in a certain way. Kuva muri kwa bana b'iki gihe ntabwo murimo gukora ibintu neza nk'uko twebwe nyine abakuze babikora. So they keep saying, you, the youth of this generation, you don't do things the same way we do them. Izo ndangagaciro ukabona ko nubwo barimo gukura basaza, ariko barashaka kubona natwe abajene tugaragaza mbese iyo mico myiza, mbese umuco nyarwanda cyangwa se uburyo bw'imyifatire nabo bazi ko ari byiza mu muryango. So as they grow in age, they want us to be living and demonstrating the values they hold so dear to them. Ariko icyo kintu no mu gihugu umuco wacu ni ibintu bihari, ubona ko uko generasiyo zindi zigenda ziza, n'ubundi
n'igihugu kirashaka ko abajene urubyiruko bumva umuco nyarwanda ndetse bakarinda cyangwa bagasigasira nyine iby'abakera cyangwa se iby'ababanjirije nyine kugira ngo muri generasiyo zizaza bazabone dukomeza kubaho n'abanyarwanda koko. So it's the same trend in the country. It's that tendency to expect the young generations to be holding the culture, to be interested in upholding the Rwandan culture. Kandi icyo kintu cyo gushaka kurinda byabanje kugira ngo abakurikira bagumaneho usanga no muri business ni principle ihari isanzwe. So the wish to see people preserving certain values is the same in business, in every area of life. The older generations wanting to see the younger preserving what they have achieved. Tuna ijambo ry'Imana ko n'ubundi iyo principle ihari no mu itorero. So in the word of God we see that the same principle applies. Tubona Paulo arimo kwandikira Timoteyo nk'umwana muto we Paulo mu Kristo ukuze asa nkaho ashaka kumwereka ko ni gute yabasha kurinda bwa butumwa bwiza yakiriye, bwa butumwa bwiza babwiza kugira ngo buzakomeze kuri ba Timoteyo n'inyuma ya Timoteyo buzakomeze kugera no ku bandi. We see Paul as an older Christian exhorting the younger one to know how to preserve and protect the gospel to the next generations. Ntekereza ko natwe hano muri BYSB cyangwa se muri itorero ryacu dukwiye kubyibaza, ese ubutumwa bwiza tuzi ni gute turimo gutekereza ko n'abandi bazaza nyuma yacu bazakomeza kubwumva mu kuri kwabwo. And we should be asking the same question in our church as well. How we make sure that the gospel we have heard and understood and believed is passed on to the next generations. Mu by'ukuri nashimishijwe cyane no kumva ubuhamya bwa Fiona n'itsinda rye, kuko biragaruka cyane cyane ibyo Paulo arimo kubwira Timoteyo hano ko hari abashaka kuvuga ubundi butumwa bwiza ariko we akwiye gukora ibishoboka byose akarinda bwa butumwa bwiza. I was touched by the testimony of Fiona and her team because it's the same way that the older people want to see the younger ones grasping the gospel and preserving it. Tubona mu gice cya mbere ku murongo wa 3 hari abantu bari bahari muri ayo matorero, ariko Paulo arimo kwihanangiriza Timoteyo amubwira ngo bamwe ubihanangirize kugira ngo batigisha ukundi kuri cyangwa se batigisha ibindi bintu bidahura na bwa butumwa bwiza bumvise cyangwa se mwakiriye. Paul was in verse 3, he was charging Timothy to one to stop those who were teaching otherwise. Ku buryo agenda noneho ku murongo wa 10 ahasoza cyangwa 11 abubwira ko bene izo nyigisho bigisha zidahuje n'ubutumwa bwiza ko atari ari ibintu agomba guhagarika cyangwa se ari ibintu agomba guhagarara yemye kugira ngo abuze ko bikomeza kubaho. It's the same from verse 11 and 10 and 11 where he says that the result of that false teaching is not a good one, and therefore he should stop them from teaching that false teaching. Umurongo wa 18 ni igice tuzigaho kimwe gitaha, ariko tubona ko arimo noneho kumubwira ko akwiye kurwana ya ntambara nziza yo kurinda bwa butumwa bwiza cyangwa se byandi byiza yahawe koko. In the part we study next Sunday on verse 18, he said that he should preserve and guard what has been trusted to him. Nukuvuga ngo natwe n'itorero kugira ngo tubashe kurinda cyangwa se tubashe kubona ubutumwa bwiza bwo kuri gukiza koko bubasha gukomeza mu gihe cyacu no mu gihe kiri imbere, hari intambara nziza dukwiye kurwana Paulo agenda agaruka hano abwira Timoteyo. So for us as a church as well, to see the next generation embracing the gospel, is a good fight that we should engage in. Tugiye kubona ariko hagati y'ibyo byose Paulo arimo kubwira Timoteyo akoresha noneho ubuhamya bw'ubuzima bwe, ukuntu yakiriye agakiza, ukuntu Imana yamuhinduye n'uburyo bwo gushaka kwereka itandukaniro riri hagati y'izi nyigisho zitari zo n'inyigisho z'ukuri. In today's teaching, we see
Paul using his personal testimony to show the difference between the right teaching and the false teaching. Agiye kugaragaza ukuntu inyigisho ubutumwa bwiza bw'ukuri bubasha guhindura umuntu w'umunyabyaha nawe bukamuhindura umuntu ukunda Imana unayikorera. He's showing how the good gospel, the true gospel, will indeed make the person like he was and transform him into the person that pleases God. Tugiye kureba ingingo ya mbere no guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 aho tuza kubona ko ubutumwa bwiza bw'ukuri buvuga imbabazi n'ubuntu buboneka muri Kristo Yesu. The first part will be from 12 to 14, where we see that the true gospel is based on mercy. It speaks about mercy and the grace that is found in Jesus Christ. No, ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17 turaza kubona ukuntu Kristo ahagaragaza kwihangana kwe mu gukiza abanyabyaha. And from verse 15 to 17, we see Christ demonstrating his patience towards sinners. Tugiye gusoma guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14, ariko nagira ngo muri aya magambo mubone ibintu bitatu. Icyambere, icyo Imana yakoreye Pawulo, igihe Imana yabikoze n'uburyo Imana yabikozemo. He's going to read from 12 to 14, and he wants us to see what God has done, when he did it, and how he did it. Ku murongo wa 12, Ndashimira Kristo Yesu Umwami wacu, wambashishije, yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Well, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy in his service. Aha tubona ikintu cya mbere Pawulo avuga icyo Yesu yamukoreye. He says he's talking about what Christ has achieved for him. Hano gushimira Kristo ntabwo ari ishimwe bisanzwe umuntu avuga ngo arimo gushima Imana ko yamuhaye imbaraga uyu munsi kubyuka ameze neza, ahubwo ni ishimwe rijyanye n'uwo ari we n'intumwa ya Kristo. This is not a usual Thanksgiving, like thank God that I am alive this morning, but it's a very strong one where he talks about the work of Christ Jesus. Twakibaza se uyu Pawulo ni muntu ki? Turabibona ku murongo wa mbere. Pawulo avuga ngo Pawulo yagizwe intumwa ya Kristo Yesu ubw'itegeko ry'Imana. If we go back a little bit, we will ask ourselves, who was this Paul? And we see from verse 1 of the same chapter that he is the apostle of Jesus Christ. Pawulo ari mu bantu bakeya, abantu 13, aho Yesu yahaye inshingano zikomeye zo kuba intumwa. He is one of the few people, 13 people who were entrusted a direct responsibility to be his apostles. Tubona ko n'abantu Yesu yishuye agahereza inshingano zo gutanga ubutumwa bwiza ku bandi bantu. By'umwihariko Pawulo, Imana imuhamagara yamuhaye inshingano zo kugeza ubutumwa bwiza mu banyamahanga. So those are the people to whom Jesus Christ revealed himself. Those some saw him alive, others they saw him in Revelation. But for Paul particularly, he was given a direct responsibility to take the gospel to the Gentiles. Tubona muri Bibiliya Pawulo Imana yamukoresheje mu buryo buhambaye, kuko muri isezerano rishya izi nyandiko nyinshi cyane tubona Abaroma, Abefeso, Timoteyo, Abatesalonika, Abakorino, abo bose ni uburyo Imana yamukoresheje mu kugeza ubutumwa bwiza ku zindi generasiyo cyangwa se ku itorero mu gihe kizaza natwe uyu munsi turimo. And you see that in the Bible, God used Paul so mightily. That is, the churches he planted, the books he wrote, we see that God used Paul so mightily. Mwene magambo rero ishimwe rya Pawulo rishingiye mu kuba Yesu yaramubashishije, akaba ari we uza akavuga ngo Pawulo, wowe ni wowe nhisemo kugiye gukora uyu murimo, ni wowe natoranyije, ni wowe ngiye kugabira uyu murimo wo gukora ibi ngibi. So this praise of Paul is based on that great work of Christ, who took the initiative and came, chose him, selected him, and said, I appoint you to be the one taking this gospel, this work to the Gentiles. Turashaka tubirebe neza
ntabwo ari nka kwa kundi wenda umuntu uko yari ahantu abisengera barashaka kujya mu murimo w'Imana cyangwa se abantu bakaza kuvuga ngo Pawulo turabona ko ibintu babishobora, ahubwo turaje tubona ukuntu ni Yesu waje akamusanga mu buzima yari arimo akavuga ngo wowe ngiye guhamagara, ni wowe ngiye gukoresha muri murimo. That is different from you being somewhere praying and then being convinced, or people telling you that you can do this or something like that. It's Christ Himself coming and choosing Paul and sending him to do this work. So icyo ni ikintu cya mbere Pawulo atangira kutwereka Kristo yamukoreye. Reka noneho turebe ibi ngibi Kristo yabikoze ryari. So that's the first thing that we see that Christ did for Paul. So now let's see when did that happen. Yuko yatekereje ko nubwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje ku murongo wa 13 kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Verse 13, even though I once was a blasphemer, a persecutor, and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Pawulo mu gusobanura uwo ari we n'uko Imana yamuhise bikamuhiza inshingano, arimo kuvuga ko igihe Imana yakoze ibyo ngibyo yamusanze ari umuntu utuka Imana. So even though he became all this important person for the gospel, when God came to him, he was a blasphemer, a persecutor, and a violent man. Uyu Pawulo wamugeranye n'abantu iyo mugiye kuganira ibintu by'Imana kubivuga ntabwo bivuga neza, abivuga nabi, atuka Imana mu buryo bwose bushoboka, niba yanakoresha izina ry'Imana nabi akabikora, niba ari no kubivuga nyine gukerensa ibintu by'ubuntu bw'Imana byose akabivuga. Ni wa muntu iyo mwari guhura cyangwa se turashobora kubibona mu byakozwe n'intumwa, ni wa muntu watotezaga abantu b'Imana, ni wa muntu watotezaga abantu bizeye Yesu Kristo, agafata abagabo n'abagore akabashyira muri gereza, ndetse n'ahantu hambere tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 tumusanga ahagaze bari mu gutera amabuye umugabo witwa Stefano arimo kwemeza ko akwiye gupfa koko. So this is the person you compare to your friend whom you always speak and is sinning against God, insulting God, and speaking badly about the things of God. And we see that in the life of Paul, that he was a person who was a violent person, and as we see in Acts, he even approved of the death of Stephen when he was being stoned. In Acts chapter 9, dusome umurongo ibanza turaje tubone ko Pawulo igihe Imana yamutoranije. We see that when Paul was chosen by God, muri yuza kumushyira ku munzani ukamwereka abandi bantu, mu bantu basanzwe ntibari gutekereza ko uyu muntu Imana yanamukoresha mu kwamamaza ubutumwa bwiza. You had a way to measure or test this person. What you found would disqualify him from being a person to be used by God. Bice cyane n'umurongo wa mbere tubona ko yitwaga Sawuli, aravuga ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'Umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. We see from verse 1 of chapter 9 of Acts. Meanwhile, Saul was breathing out murderous threats against the God's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Nani magambo uyiza ko umukristo muri icyo gihe uhari i Damasiko, ukaba uzi ko hari umugabo witwa Sawuli uje kukureba, wari kuzi ko nta kindi agiye kugukorera ari kugutoteze, ari gukora ibishoboka byose ujye muri gereza, yewe kuri binashoboka wicwa. So if you were a disciple or a Christian that time, living in Damascus, you were sure that hearing about this Paul coming to your place,
you would be arrested, tortured, and taken to Jerusalem as a prisoner, and you possibly die in prison. tubona yahuye n'umwami ku murongo wa 3 kugeza kwa 7, ariko ku murongo wa 10 tubona Yesu yagiye kohereza undi mwigishwa witwa Ananiyasi ngo ajye kureba Pawulo amusengere. none reka twumve ibyo wa mwigishwa yavuze abwira umwami. On verse 3, he met the Lord Jesus, but afterwards there's a disciple called Ananias who was sent to pray for Paul, and let's see what he told him. Ku murongo wa 10 Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya, umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati ntarame mwami. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Mwumva n'icyo yavuze. Ananiya aramusubiza ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. That's from verse 10. In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord told him in the vision, Ananias, yes Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In the vision, he has seen a man called Ananias come to a place and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Pawulo rero yari umuntu wanga Imana, yari umuntu utoteza abantu b'Imana. Wamugirira n'iki gihe ukuntu ujya numva inkuru z'abantu mu bihugu bimwe na bimwe muri Nigeria n'ahandi, bagenda bakinjira mu rusengero bagatwika abakristo. Wamugirira na kategori y'abantu baje bafite urwango banga Imana badashaka n'Imana. Paul was a hater of Christ and his people. You will compare him to today's persecutors of the church, stories you hear in Nigeria and other places where people go in churches and burn Christians. That's the category you will fit him in. So in other words, what did Christ do to him? Kuba intumwa ye. Ariko Yesu ibyo yabikoze Pawulo ari bene wa muntu wanga Imana, wa muntu udashaka Imana, wa muntu utoteza abantu b'Imana. So yes, Christ chose him and he made him a servant, but when he found him, he was such a person who persecutes the church and who hates Christ and his people. Turaje rero navuga ukuntu uburyo noneho Kristo yabikoze. Ariko sitaragera aho ngaho nakomeje kwitekerezaho ndavuga ngo natwe buriya ni ngombwa ko tubanza kwikiza. We look at how did Christ do that, but before we get there, we should probably give ourselves a certain evaluation. Ese utarizera Kristo wishize mu ndorerwamo ukireba wari muntu ki? Before you trusted in Christ, if you would put yourself in a mirror, who were you? What kind of person were you then? Ese wakwibona ko wari umunyabyaha wari ukeneye agakiza? Would you see yourself as a sinner who is out or who so much needed to be saved? Wakubwira njye mbona abantu bandika ibitabo by'ubuzima bwabo babyita ngo za biography. The people who write their personal biographies before they die. Ariko cyangwa bari bwenda bagambo waba amahirwe yo kwandika ubuzima bwawe. Ukandika igitabo ubuzima bwawe busobanura ngo baye utarahura na Kristo, utaramenya Imana, utari mu nzira yo gushaka Imana, wakwandika iki muri ubuzima bwawe? So in other words, if you were given a chance to write your personal biography, what would you put in there in terms of how you live with Christ? Ni ngombwa ko ibintu bitekerezaho kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ijambo rya mbere tubwira ni mwihane mwakire ubuntu bw'Imana.
So it's good that we think about that, because the first thing that we hear the gospel telling us is repent and believe the word of God. Umuntu aba akeneye kubanza kumenya icyaha cye n'uburyo ari umunyabyaha kugira ngo nawe abashe kwakira bwa buntu bwa Kristo bubasha kumuhindura. So everyone has to be convicted of his own sin before he can receive the word of God that can transform him. Reka noneho dukomeze ku murongo wa 14 turebe uko Kristo yabikoze. Twabonye icyo yamukoreye igihe yabikoze, none reka turebe uburyo Kristo yabikoze. Haravuga ngo kandi ubuntu bw'Umwami wacu, reka mbere ku murongo wa 13, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji, ntarizera, kandi ubuntu bw'Umwami wacu bwarushijeho kuzagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. We read from verse 14. Let's start from verse 13 about how in Christ do that. Even though I was once a blasphemer and persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. 14. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Umurongo wa 13 avuga ijambo Ariko, narababariwe. On verse 13 there is a strong word, but I was shown mercy. Imbabazi ubundi umuntu abisomana no kuvuga ngo ni ukudahabwa igihano wari ukwiriye guhabwa. Mercy is not being given the punishment you deserve. Nukuvuga ngo Pawulo hari ibintu yakoze bibi byo kwanga Imana, byo gutoteza abantu b'Imana, byo kwemeza ko abantu bakurikira Yesu bagomba kwicwa. Ibyo bintu yarabikoze, ariko yarababaye. In other words, Paul did many violent things of killing God's people and persecuting them. And there are many sins that he committed, but he was forgiven, that was shown mercy. He was not punished for those. Nukuvuga ngo iyo Imana ivuga ko igiye gutanga imbabazi, nukuvuga ngo hari ibyo umuntu aba akwiriye guhabwa, igihano cy'ibyaha n'iki ni urupfu. Ibyo bintu umuntu aba akwiriye guhabwa, iyo Imana yahisemo kutabimuha, Imana imugiriye iki imbabazi. They are what the person deserves or what he has committed as sins. And when God doesn't give him those punishments, that is mercy. Ni nko kuvuga ngo ibyaha biratandukanye no mu buzima busanzwe. Umuntu w'umujura wenda ari ikintu, hari ushobora kumukatira wenda sinza muri 6 mwaka, agatanga n'iki. Umuntu wafashe za ruswa wenda bakamufunga imyaka 5. Umuntu wenda wishe cyangwa se wagize nabi ku ngufu bakamufunga imyaka 20 cyangwa burundu. Ni ukuvuga ngo no mu busanzwe ibihano bigira nako ibyaha bigira ibihano bitandukanye. So in your life, different crimes have different sanctions. Some can be a sanction for 5 years, 10, depending on crimes. Kuko ngo Pawulo nawe buri yabishize mu muzani agenda areba ibintu yakoze atarizera Yesu. Yishyira mu muzani ya biography nababwiraga mu gutekereza. Kwa kundi yishize mu ndorerwamo yagiye reba tondekanya abona ko ibyo bintu byose hari igihano Imana yagombaga kumuha, ariko yabona Kristo icyo yamuhaye yaje amugirira imbabazi, ntiyamuha igihano yari akwiye guhabwa muri ibyo bintu. So Paul would probably put himself on a certain scale and look at his life or in a mirror and see all those crimes he committed, and he would see clearly that he deserves a certain amount of punishment, and yet did not receive that. No, ku murongo wa 14 avuga noneho ubuntu bw'Imana, noneho Imana mwese ubuntu kandi bumwereka mu buryo bwinshi cyane ku buzima bwe. And on verse 14, he says that he was shown grace. Grace was given to him and in abundance. Nahoze gutekereza ko umuntu yabyeranya n'imvura n'amazi y'imvura. Amazi y'imvura imvura ishobora kutonyera ariko ari n'igihe imvura irimo kugwa nyinshi. Ntabwo Pawulo ubuntu bw'Imana busobanura nk'aho Imana nyine
gutonyangiriza ubuzima bwe nyine ubuntu bukeya, ahubwo bisobanura nk'aho ari imvura nyinshi cyane y'ubuntu bw'Imana bwaje bukamusanga mu buzima bwe. You would compare that to rain. There are those small drops that keeps falling, and there is also rain that comes abundantly. So Paul would compare that to a heavy rain that was poured on him as grace. N'ubuntu bwamusanze ari umuntu wanga Imana, ushaka gutoteza abantu b'Imana, kandi ari bwo buzima yari abayemo. Bwaraje ari bwinshi n'imvura nyinshi bumuhindura umuntu ukunda Imana, umuntu wizera Imana, umuntu ukorera Imana, umuntu ukunda abantu b'Imana. It's the grace that found him a torturer, a persecutor of God's people, a hater of God's people, and it rained on him and transformed him into a person who can serve him and love him. Ukuvuga ngo ufashe Pawulo wo mu gice cya karindwi mu byakozwe n'intumwa, wari gusanga ari wa muntu ufite umujinya ushaka kugirira nabi abagabo n'abagore bakurikira Yesu, ariko wamufata nyuma ukasanga ni Yesu, ni Pawulo urimo kugenda mu Efeso arimo kubabwira urukundo rw'Imana, ni Pawulo urimo kugenda mu Bikore n'ababwira ngo Yesu arabakunda, ni Pawulo urimo kwitanga ubuzima bwe ku manywa na nijoro kubw'abo bantu. N'ubwo buntu bw'Imana bwaje bukamuhindura bukamuvana kuko umuntu bukamuhindura uwo ari we n'intumwa ya Yesu. The Paul of Acts 7 was a person who hated God and hated God's people, who was full of rage. But the other Paul that you see after, who was converted and received Christ, is a different person who is now going around living out his life for the people to know Jesus, being beaten and spending nights and days to proclaim the love of God to those people. Reka twibukirane kuki Pawulo arimo gukoresha ubuhamya nyabwe abwira Timoteyo amagambo. So let's come back to reminding ourselves why is Paul using his testimony in this book or in Timoteyo. Pawulo arabizi neza ni ubutumwa bwiza bw'ukuri bwonyine bubasha guhindura umuntu, nibwo bwonyine bubasha guhindura umuntu w'umunyabyaha nka Pawulo, bukamwereka imbabazi z'Imana, imbabazi za Yesu, bukamwereka bwa buntu bwa Yesu butuma wa muntu ahinduka akava ku munyabyaha agahinduka umuntu ukunda Yesu, agahinduka umuntu ukorera Yesu, agahinduka umuntu ubaye bw'Imana cyangwa se yizera Imana. So he is basically showing Timothy the achievement, the result of the true gospel, what the true gospel does in a person and how that is so important. Tugiye kujyana kureba ku murongo wa 15 kugeza kuri 17, kuko Pawulo nyuma yo kuvuga ubwo izo mbabazi n'ubuntu buboneka muri Yesu, agiye no kuvuga Kristo, avuga uburyo Kristo agaragaza kwihangana kwe mu gukiza abanyabyaha. He's now going to keep showing how Christ demonstrates his grace, saving sinners. Ukuvuga ngo aho Pawulo ku murongo wa 15 agiye gusobanurira ngo ofete mu busanzwe ibintu Imana irimo gukorera Pawulo hano, ku Mana nta kintu kidasanzwe Imana irimo gukorera Pawulo. Ku Mana gukiza abanyabyaha ni ikintu gisanzwe, niyo gahunda y'Imana n'Imana isanzwe ikora. So he's going to broaden his perspective and show that actually what has happened to me is a normal thing. In fact, it's just who he is. He does the same, saving the sinners all around. Murongo wa 15 akavuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ni jambo ryo kwemerwa, ni jambo rikwiye kwemerwa bose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni Njye, uw'imbere. On verse 15 he says, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ came into the world to save sinners, of whom I'm the worst. Nari magambo muri misiyo cyangwa se muri gahunda mu ntego Yesu yari afite mu kuza mu isi, ni intego yo gukiza abanyabyaha n'aba Pawulo. In other words, in the purpose for Christ coming into the world, there was indeed saving sinners like Paul. Abantu benshi barashobora ko muri Timoteyo abantu bari bahari, bari abantu
bavuga ibya Yesu cyangwa se bakoresha amategeko y'Imana, bavuga ibindi ngo bavugaga imigani ngo yirirwa nyine bavuga nyine sekuruza aribyo bintu birirwamo, ntibavuge rya jambo koko rikwiye rijyanye na Yesu wari uje gukiza abanyabyaha. In the time of Timothy, there was many people going around saying things which are not the gospel, which are not this love, or in which are not this statement which came brought Jesus Christ to save the sinners. Nayo magambo Yesu mu buzima bwe yego yaraje akiza abantu, yego yakoze ibitangaza, yego yari umwigisha ukomeye, ariko icyari cyamuzanye cy'ingenzi byari gukiza abanyabyaha. Yes, Christ came and did other things. He healed people, he did many other things. But the prime thing that had brought him was to save sinners. Kandi muri abanyabyaha harimo abantu nka Paulo, abantu bavuga ko ari nk'abanyabyaha number one. And among those sinners were people like Paul, who admit to be the worst sinners. Ngo Paul yishize mu munzani areba ukuntu yari umuntu utoteza Imana, abantu b'Imana yanga Imana, yishyira mu rutonde rw'abanyabyaha ngo ni njyewe wari uri imbere, ni njyewe wari uwambere. Ariko abantu nk'abo ngabo nanjye mu gihe Yesu yaje gukiza abanyabyaha nanjye nari ndimo. If he looked at himself, he would put him on number one on the list, and yet he says, and that means clearly that Paul, that Christ when he came, he saved even me, the worst sinner. Nta kintu kibabaje nko kubona umuntu avuga ko agiye kuvuga inkuru ya Yesu, ariko yavuga Yesu agasiga umunyabyaha yumva Imana itamwakira. So there's nothing bad like someone who would go out to talk about Christ, and yet he leaves the sinner who has heard him like, oh, Christ cannot save me. Sinzi ko mujya muhura n'abantu bavuga ngo Njye Imana ntabwo yakira, ni umunyabyaha cyane, akishyira ku rutonde akareba agatekereza ibyo yakoze, ibyo umuntu nyine yaba yarakoze mu kazi, niba ari kwiba, niba ari kugira gute, ibyo umuntu aba yarakoze mu muryango, ari umuntu n'umutima nama we umwereka ubuwe bwe akavuga ngo bene ibi ngibi njyewe Imana ntabwo yanyakira. I don't know whether you've met someone saying, God cannot receive me. Probably troubled by his conscience about the things he has committed, the sinners he has committed, the robbery he has committed at work or other things, and he convicts himself and says, God cannot receive me. Muri rero wabona avuga tukwiye kwireba mu ushobora gusanga ari wowe nanjye, tukireba tukavuga ngo ibi byaha byaki, ibi ngibi abantu tushize kuri kamera bakabimenya, abantu bakamenya ibyo nakoze, abantu bakamenya ububi bwanjye, abantu bakamenya bakabona ibyaha nkora, bakabona ibyaha byanjye, ntabwo nabo mu by'ukuri bavuga ko Imana yari ikwiye kumukira. As I talk about the mirror and the self-evaluation, you probably would actually see yourself to be this kind of person who looks at himself and says, I know what I did, I know what I committed, and I think Christ cannot probably save me. Ariko Paulo cyarimo kuvuga nuko Yesu cyamuzanye, yazanywe n'abo bana nk'abandi, yazanywe n'abo ngabo n'ubundi, abo ngabo bari kure y'Imana, abo ngabo none abandi Imana, abo ngabo bibona ko Imana idashobora no kubatekerezaho, idashobora no kubakura aho bari muri ibyo byaha, ariko abo ngabo mu cyazanye Yesu gukiza, abo ngabo nabo barimo. Like what Paul is making clear here is that even those who feel that way are part of those for whom Christ came. Ushobora kuri hano urimo kumva cyangwa se urimo kurikira online, ukumva ayo magambo ukumva ko nawe ibyaha byawe ntabwo Yesu yakwakira, ariko aya magambo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga nubabwira ko nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagusanga, nta hantu Imana itagukiza, nta byaha byawe ufite Imana itakubabarira. So you may be here listening from me or online, but you need to get this clear that whatever the situation you are in or whatever your status, there is no far that God cannot take you from, and there is no bad situation that
that can cause God not to receive you. kandi ntekereza ko uyu munsi icyifuzo n'ufite nuko nk'abizera bizeye Yesu, Imana n'ubundi yatukemeza mu mitima yacu tukabona ibyaha Imana yatubabarira, tukabasha kugira uburyo bugufi kuko birakwiriye ko dusobanukirwa neza ibyo Yesu yadukoreye mu kudukiza ibyaha. And even for us believers, there is this prayer in my heart that God would visit us and convict us of our sins and what He did for us, the status He found us in. Kuko ni umutima ukiri bugufi ushobora kuvamo ishimwe tubona Pawulo avuga mu murongo wa 17, ni ishimwe rituruka mu gusobanukirwa ibyo Kristo yagukoreye, ni ishimwe rituruka mu gusobanukirwa imbabazi Yesu yaguhaye n'ubwo buntu bwinshi wakiriye mu buzima bwawe. Because it's that conviction that leads to humility, and humility that produces the praise, the kind of praise we see on verse 17, thanking God for where He took you from, the things that He did for you. Reka dusome ku murongo wa 16 kuko Pawulo nyuma yo kuvuga ko Yesu cyamuzanye ari gukiza abanyabyaha harimo n'abantu bameze nkawe, ahita noneho agaragaza ko Pawulo agiye guhinduka urugero cyangwa se icyitegererezo cy'ibyo Imana ikora mu gukiza abanyabyaha. On verse 16, he is now going to say that he became like an example for that great work of Christ saving the sinners. Ku murongo wa 16 avuga ngo ariko icyatumye babarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri Njye, uw'imbere, kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Verse 16, but for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who will believe in Him and receive eternal life. Ibi ngibi ni icyitegererezo, ni ukuvuga ngo twafata ko Imana yashakaga ko Pawulo ahinduka nk'igishushanyo, mbese n'ikintu gihora kiri ahantu abantu baza bakareba bakavuga ngo dore uzi ko Imana yakura umuntu nka Pawulo uri hariya ikamuhindura intumwa yayo, ikamuhindura umuntu yikunda uyikorera. So it looks like God wanted to make Paul like people somewhere, that everyone would see him and say, I can see God able to save people because He did it before. Kandi no mw'itorero ryacu cyangwa se no mu matorero yandi hakwiye kubaho kumva yuko ijambo ry'Imana cy'ubutumwa bwiza bukora bubasha guhindura abantu b'abanyabyaha bagahinduka abahinduwe na bwa buntu, bagahinduka abantu bakunda kandi bakora Imana. Even in our church and churches, we need to be able to see clearly that the Word of God is able, the Gospel is able to change people, transform them into those who serve the Gospel. Niyo mpamvu nashimishijwe cyane n'ubuhamya twumvise hano imbere kuko ni nk'icyo cyitegererezo kigaragaza ko hari abantu bari hano bavuga ngo nibuka ahantu narindi, nibuka ahantu Imana yasanze, dore ukuntu Imana nanjye yahinduye ikangira umwana wayo, dore ukuntu Imana nanjye yahinduye ubuzima bwanjye, nta wundi muntu ukunda ijambo ryayo, nta wundi muntu ubayeho bwa Kristo umukorera. That is similar to what we saw earlier in the testimonies, people confessing that this is where God took me from, and He made me into a person who loves His word, loves Him, and want to keep growing in Him. Natekereza ko niyo mpamvu Pawulo n'ubwira Timoteyo ko hari intambara nziza kwiye kurwana, kuko abantu bazana izo nyigisho zindi, ikintu izo nyigisho zikora ntizizana ukuguhinduka, guhindura abantu, ahubwo ikintu bizana ni abantu birirwa mu migani, ni abantu birirwa mu za story, ni abantu birirwa batongana, ni abantu birirwa barimo muri za debate, ariko nta bantu bari kugaragaza ko hari impinduka yabayeho bagahinduka abizera Kristo, abakunda Imana. That's why Paul is charging Timothy to stop this kind of people fight a good fight of faith, because that kind of other teaching does not produce this kind of people who are transformed and changed by His gospel.
niyo mpamvu Pawulo yatekereje ibyo Kristo yamukoreye ku murongo wa 17 hakavamo ishimwe rivuga ngo umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana umwe wenyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. That's why he ends the praise from verse 17, saying, "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Pawulo yandika ayo magambo atanga ubuhamya bwe cyangwa se no kubisubiramo, yageze ahantu hatangira kuva muri we ishimye ry'Imana kuko yabonaga ni Yesu wenyine w'ibihe byose ubasha gukora ibyo yarabimukoreye mu gihe cye, ariko umwami w'ibihe byose ni nawe urimo kubikorera umunsi mu buzima bwacu. Iyo Mana idapfa n'izatuma n'igihe twebwe hano tudahari izakiza n'abo bandi bazumva ubutumwa bwiza, izabafasha nabo bahinduka bizera nka Kristo. And so Paul ends up seeing in it that God will keep doing that same work, saving the people, redeeming them, and so he praises him because even after him or after us, he will keep saving the people wherever. Ubwo dusoza twibukiranye Pawulo ko arimo gutanga ubuhamya bwe kugira ngo agaragaze ikikubiye muri bwa butumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza buvuga imbabazi n'ubuntu bwa Yesu. Ubwo butumwa bwiza bubasha guhindura umuntu, bugahindura wa munyabyaha na Pawulo bukamuhindura umuntu ubaye ubwe, umuntu wikorera, umuntu ubaye akunda abandi bantu bwa Kristo. Let's remember that Paul is giving his testimony to show how the true gospel transforms the person, how the true gospel checks the sinner and makes him a person who loves Christ, who honors him, and who serves him. Ni ubutumwa bwiza bwubakiye ku murimo Kristo akora wo kuza gukiza abanyabyaha. It's the gospel that is built or based on the work of Christ, the Christ who came to save sinners. Ubwo ibintu bibiri byo gutahana mu by'ukuri nyuma yo kumva aya magambo, nuko natwe mu itorero ryacu dukwiye kurwanya intambara nziza yo kubona yuko ubutumwa bwiza tubwiriza hano, ubutumwa bwiza bwigishwa mu itorero, ni ubutumwa bwiza buvuga ubutumwa buhindura abantu koko. So the key take homes that we need to get from this, the first one is that we should really get that the true gospel, the gospel that we preach is the gospel that should be transforming people and changing them into the people who indeed love Christ. Hari abantu bashobora kuza bakavuga Yesu bakamuvuga ibindi byose, ariko bakamuvuga mu buryo batagaragaza icyo Yesu ashaka gukora mu buzima bw'abantu. There are people who might come and talk about Christ in many other ways apart from stating what he can do in the lives of the people. Umuntu ashobora kuza akavuga ibya Yesu ariko akirwa mu nkuru, akirwa mu migani, akirwa mu bindi, ariko atavuga Yesu, avuga ibyo abasha gukora bya bindi bibasha gutuma umuntu ahinduka. So someone will come and say he's talking about Jesus Christ, but he is only talking about stories and other things about himself apart from what Christ can do and change the life of a sinner. Hano Pawulo atanga mu cyamake ibintu bikubiye muri ya mesaje y'ibintu bishobora gutuma umuntu ahinduka. Ni za mbabazi za wa muntu umunyabyaha akeneye, ni bwa muntu bw'Imana wa muntu akeneye, ni ukumenya ko na wa muntu uri kure y'Imana nawe Yesu yamukiza kandi aricyo cyamuzanye. So he is giving in a nutshell the few things that Christ does in the life of a sinner to transform him into a person who loves him and loves the gospel. It's the mercy, it's forgiveness, it's grace that he indeed does in the life of a sinner. Aya magambo dushobora kuyumva tukumva nyine ari ibintu byoroheje, ari ibintu bisanzwe, ariko ibyo ni byo pfundo byo kwizera, ibi byo by'ibanze bigomba kuba bikubiye muri mesaje zose dutanga. Harimo iyi mesaje igomba guhora izamo. So you may think that's a simple message, but it's actually the key of everything that should be always proclaimed. Ushobora gukoresha nk'akayunguruzo, ese ibintu umuntu arimo kwigisha bituma abantu bahinduka,
and you can use it to swift things and see whether what is being taught is it really making people transformed. Ni ibintu bibazana kuri za mbabazi za Kristo kugira ngo nabo bahinduke abizera bakanyumenya Imana bakayikunda by'ukuri. Is it what brings people closer to the mercy of God, to be transformed, to know Him truly? Ese ni ibintu biza byubaka wa muntu mu gukunda wa Yesu no kumukurikira no kumwizera? Is it what builds up a person to love Christ, to believe in Him and follow Him? Ese ubwo butumwa ni ubutumwa bugaragaza ko icyo Yesu ashaka ari wa muntu w'umunyabyaha ko nawe amwizera? Is it the gospel that shows that what Christ wants is that sinner that he believes in Him? Reka dusenge. So let us pray. Mwami Yesu, turagushimira ko watugiriye imbabazi. Izo mbabazi twazihawe tudakwiye. Ni imbabazi Mwami waduhaye dukwiriye urupfu, dukwiye urubanza, dukwiye kuba ari abantu bari kure yawe, dukwiye kuba abantu bazatandukana nawe iby'iteka byose. Mwami, turagushimira kubw'imbabazi watugiriye, Mwami ntiwaduhereza ibyo ngibyo, ntiwaduhereza igihano kidukwiriye, ahubwo ku musaraba wawe wikorera igihano cyacu. Mwami, turagushimira ubuntu bwawe bwinshi bwadusanze aho twari turi, budusanga mu kutakumenya, budusanga turi abantu bakuvuga nabi, budusanga turi abantu bari mu byaha batabona, budusanga Mwami turi abantu barimo kugira nabi abandi, budusanga turi mu byaha bitandukanye tutabasha kwikura mu Mwami. Muri uwo mwijima ubwo buntu bwawe bwadusanze Mwami, twumva ijambo ryawe, umucyo w'ijambo ryawe uraturasira Mwami. Ubwo buntu bwawe butwereka Kristo, butwereka imbabazi ze, butwereka ubuntu bwe, butwereka ko yabasha kutwakira. Turagushimira ubwo buntu bwabasha kutuzana, umwuka wera agakomanga imitima yacu, akatwemeza ibyaha byacu, akatwemeza ko nta kindi cyadukiza, akatwemeza yuko nta yindi nzira twagera mu bugingo bw'abakiranutsi. Turagushimira ubwo buntu bwawe budasanzwe bwaduhiye abana bawe, ubwo buntu budasanzwe bwaduhiye abaragwa na Kristo, ubwo buntu budasanzwe bwaduhaye ibyiringiro yuko Mwami umunsi umwe tuzabana nawe iteka ryose. Ubwo buntu budasanzwe bwatweretse ko uri ahantu mu ijuru urimo kudutegura aho kubana nawe. Ubwo buntu budasanzwe butwereka ko umunsi ku wundi uhorana natwe. Ubuntu budasanzwe Mwami butwereka yuko ari wowe udushoboza kukuvuga, ari wowe udushoboza kwamamaza, ari wowe udushoboza kubyuka tugasenga tugasoma ijambo ryawe, ari bwo buntu Mwami budushoboza buri munsi kuza guterana, budushoboza Mwami ko tubasha kubakira hamwe n'abizera kubw'ubutumwa bwiza Mwami. Nubwo buntu buzatwemeza, nubwo buntu buzadushoboza nk'itorero y'iyumbi kugira ngo tubashe kurinda ubutumwa bwiza. Reka Mwami uduhe gukomeza kuba ubutumwa bwiza. Hari igihe dushobora gushaka kubwongeraho, tugashaka kubukuramo, kuko dutekereza wenda ko dukeneye izindi mbaraga, ariko turabizi neza Mwami ubwo buntu bwo kutwereka yuko nta kindi tugiye kongezamo, kuko ijambo ryawe rirahagije guhindura. Ubutumwa bwawe bwiza bubasha guhindura umuntu nka Pawulo, bubasha guhindura umuntu nkanjye, bubasha guhindura umuntu uri hano uyu munsi akava kuba ari umuntu wanga Imana agahinduka umuntu ukunda Imana. Turizera ko ijambo ryawe twumva uyu munsi, ijambo ryawe tukomeze kwiga muri Timoteyo, niryo jambo ribasha gukomeza kuduhindura. Reka Mwami uduhe ibitekerezo bityaye, uduhereze Mwami kubona inyigisho zidakwiye, inyigisho zikora gusa mu migani n'ibindi bidahindura abantu Mwami. Udufashe gushyira abantu kugira ngo bene n'ibyo tubashe kubihagarika, bene n'ibyo bitazana abantu guhinduka tubashe guhagarara tukavuga ngo ibyo ntabwo dukwiriye Mwami. Reka uyu munsi abizeye Mwami bari hano uyu munsi bakomezwe bagushimira ubuntu bwawe budasanzwe. Umuntu wese uri hano nawe urimo Mwami bigira ishimwe rya buri munsi yuko wadukijije kandi ukadukunda. Ndasengera umuntu uri hano uyu munsi ubona ibyaha bye ko ari byinshi, utarakwizera utarakumenya, abashe gukubamba umutima wawe n'umwuka wera. Reka umuntu uri hano Mwami cyangwa se wumvaye amagambo y'uko witeguye kumugirira imbabazi, ko ufite amaboko akingiye kugira ngo mwakire. Reka Mwami uri hano Mwami uri mu byaha utabasha kubona uburyo yabivamo, abone ko ari wowe ubasha kubimukuramo, nk'uko Pawulo wamufashe ukamukura mu byaha yari arimo, ukamukura mu kwanga Mwami. Reka uyu munsi bene uwo muntu wumva aya magambo amenye ko Kristo amushaka, ko Kristo yiteguye kumuhindura kandi yamuha ubugingo buhoraho Mwami. Reka uko tuzakomeza kwiga intambara ikomeye yo kurwana, uduhereze ubwenge nk'ababwiriza hano imbere,
n'abayobora amatsinda mato, n'abigisha abana, n'abigisha mu buryo budasanzwe cyangwa se muri itorero cyangwa hanze y'itorero, utwereke Mwami ko ubutumwa ari bwo dukwiye kwamamaza ahantu hose Mwami. Reka aya magambo aba ubuzima muri twe, reka n'itorero Mwami uhora twibutsa ko dukwiye gutekereza Yesu izaza, ko bitarangira natwe, ko dukeneye gutekereza aba bana tubona, abandi bana bazaza igihe kiri imbere, ko nabo ubutumwa bwiza bakeneye kumenya bwo kuri. Turagushima ko niba ari wowe ukora muri twe, si twe tugishoboza, nk'uko Pawulo avuga ngo ni wowe wambashishije. Reka Mwami utubashije uyu munsi, utwereke Mwami ibyo dukwiye gukosora, ibyo dukwiye guhindura, kugira ngo tubashe guhagarara mu butumwa bwiza bw'ukuri. Turabigushimira, gushimira bene data twumvise muri APR, siko nabo bagushima mu buryo bwa Pawulo, ko bagushima ko hari abandi uyu munsi bakaba barahindutse Mwami. Turabasengera kugira ngo ubuntu bwawe busanzwe bukomeze kugaragara mu buzima bwabo, nk'uko babyifuza bakomeza kuzafasha abandi. Reka bahuye gusobanukirwa ubutumwa bwiza kurushaho, ubahe amagambo akwiriye, ukaba yababera imbaraga kugira ngo ahandi hantu bazagenda kuganiriza n'abandi niho bazabishoboza. Reka uyu munsi umuntu uri hano urimo gutekereza kugitangira nawe umwereke inzira yanyuramo. Reka uduhe inyota yo gutekerezaho ko dukwiye gushaka natwe abandi duhereza ubutumwa bwiza. Reka umuntu urimo kubyibazaho uko yabikora umwereke inzira akwiye kunyuramo. Ibi byose ndagushimira, ibisenzi twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.